Nizere yuko mumeze neza mu mirimo itandukanye muba mukomeje gukora kugira ngo tubashe kubaho mu mahoro n'ibyishimo n'umunezero mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero uyu munsi tugiye kuvuga kuba ushobora kugira umutima ukomeretse cyangwa se kuba ushobora kugera mu bihe bitakoroheye, kuba ushobora kugira agahinda, kuba ushobora kuba wagera muri bya bihe bikomeye muri ubu buzima. Iyo dusomye bino bitabo by'abanyabwenge ba kera hari icyo babivugaho. Bavuga ibintu bitatu ukwiriye gukora mu gihe waba wageze muri ibyo bihe bitakoroheye. Ibihe bikomeye cyangwa se kuba wagira umutima ukomeretse ushobora kugeramo muri ubu buzima, ikintu gishobora kubitera ni icya mbere ni ukuba ushobora kuba wabura umuntu wawe wakundaga, ukaba ushobora gupfusha nk'umuntu w'inshuti yawe cyangwa se umuntu w'umuvandimwe, umuntu wa hafi. Ni ibintu bishoboka. Icya kabiri ni ukuba watandukana n'umuntu mwakundanaga. Tuvuge wenda se ni umukobwa n'umuhungu bakundanaga, baratandukanye, cyangwa se ni umugabo n'umugore babanaga. Kuba watakaza umuntu birababaza, bishobora gutuma ugira umutima ukomeretse. Cyangwa se hazamo n'ibindi bintu bitandukanye, kuba ushobora guhabwa akato muri sosiyete, kuba abantu bashobora kugusebya, kuba ushobora kwangwa n'abantu. Ibyo byose bishobora gutuma wagira umutima ukomeretse, cyangwa se kuba ushobora no kurwara indwara runaka ikomeye, cyangwa se niyo yaba idakomeye bishobora kuba byagutera kugira umutima ukomeretse. Rero ahangaha ibintu uba ugomba gukora cyangwa se ikintu wakora wageze muri ibyo bihe bikomeye, icya mbere barakubwira ngo niba wumva ushaka kurira, niba wumva kurira ari byo byagufasha, barakubwira ngo rira, biremewe. Ni ibintu biri bugufashe ahangaha, kuko kurira biri muri kamere muntu, mu bintu bishobora kuba byakugabanyiriza umutwaro w'umutima wawe. Kubera yuko buriya iyo umutima ukomeretse ni nkaho babigereranya ari nka kuriyo, ari nk'igisebe cyo ku mubiri kigaragara. Icyo gisebe rero cyo ku mutima kitagaragara kiba kigomba gukira. Rero bakubwira yuko niba wumva muri wowe kurira bishobora kugufasha, wumva ushaka kurira, wikwanga kurira, genda ujya ahantu hiherereye. Ushobora kujya mu cyumba cyawe cyangwa se ukajya ahandi hantu hiherereye ukarira, kuko biri buze gutuma umutima wawe uruhuka, cyangwa se biri bugufashe muri bya bihe bikomeye wagezemo. Ariko ahangaha cyane cyane ku bagabo, muri kamere y'abagabo bumva ko kurira ari imbaraga nkeya, cyangwa se ari ukuba umunyantege nkeya. Ariko ikintu kitemewe cyangwa se ikintu kidakwiriye ni ukuba umugabo ari bujye mu ruhame ngo ajye kuririra mu ruhame. Ibyo byo ntabwo bikwiriye. Ariko kuba umugabo ashobora kurira ni ibintu byemewe, abagabo bemerewe kurira. Iyo usomye zino nyandiko z'abanyabwenge ba kera bakubwira ko umugabo ashobora kurira. Ariko uzasanga kubera umuco n'ukuntu muri sosiyete bimeze, umugabo ashobora kugira ibibazo, ashobora kugira umutima ukomeretse, ariko akabigumana muri we, kandi iyo udashatse uko ukira biba bishobora no kukuviramo izindi ndwara zitandukanye. Uzasanga abagabo benshi indwara zibica cyane cyane abagabo bakiri batoya iyo urebye ubushakashatsi, abenshi bicwa no kwiyahura. Abageze mu myaka y'izabukuru abenshi bicwa na zino ndwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso, ibintu nk'ibyo, bitewe n'uko akenshi bagira ibibazo muri ubu buzima, bakagira umutima ukomeretse, ariko bakabyihererana, ntibabe bashobora gusohora amarangamutima yabo. Barakubwira rero ahangaha niba ushaka kurira rira, ariko ujya ahantu hiherereye, ntabwo ugomba kuririra mu ruhame. Noneho icya kabiri, icyo ni icya mbere ugomba gukora. Icya kabiri, shaka umuntu wizeye, umuganirize ku bibazo ufite, umuganirize ku bihe bikomeye uri kunyuramo, cyangwa se ku bihe bikomeye urimo. Ahangaha ashobora kuba umubyeyi wawe, ashobora kuba umuvandimwe wawe, ashobora kuba inshuti yawe, ashobora kuba wenda se niba uri umuntu usenga, uri nk'umuyisilamu, ashobora kuba shehe wawe, cyangwa se niba uri umukatolika ashobora kuba padiri, uri umuprotestant ashobora kuba pasiteri. Umuntu wizeye niwe bakubwira, genda umusange, ube wamuganiriza ku marangamutima yawe, umuganirize ku bihe bikomeye uri gucamo. Ibyo ngibyo biraza kugufasha.
noneho icya gatatu ari nacyo kintu gikomeye bavuga ko twagakwiriye no gukora muri ubu buzima turimo, waba uri mu bihe byiza waba uri no mu bihe bibi, ikintu dukwiriye gukora muri cya gihe wicaye uri gukora meditasiyo cyangwa se uri gusenga, uri gutekereza ku buzima bwawe, uba ugomba kwiyumvisha cyangwa se kwibwira yuko byanga bikunda igihe kizagera abantu bose ukunda, umubiri wawe, nawe ubwawe, inshuti zawe, ugatandukana nabo, cyangwa se n'umubiri wawe nawo uzatandukana nawo iyo bigeze ku rupfu. Ahangaha ni ibintu niko kuri k'ubuzima, ariko akenshi kubyumva bijya bitugora, ntitube twabyumva nyine ngo tubimenyereze ubwenge bwacu. Ariko ahangaha bakubwira ko wagakwiriye kubimenyereza, kubera ko inyungu zirimo mu kuba ushobora kubitekerezaho inshuro nyinshi mu buzima bwawe, ni uko utekereza yuko igihe kizagera abo bantu mukaba mwatandukana, kuko nta kintu kibaho kuri ino si kidahinduka. Impinduka cyangwa se kuba ibintu bihinduka ni ibintu bihoraho iteka ryose, kuva isi yabaho impinduka ni ikintu gihoraho. Noneho ahangaha niba uzahora wibuka yuko igihe kizagera ugatandukana n'abo bantu, bizagufasha kubakunda ku rwego rwo hejuru, bizagufasha kubakunda kuko uzi yuko igihe dufite muri ubu buzima, tuvuge niba ari imyaka 100 cyangwa se 90 cyangwa ari munsi yayo, uzamenya yuko icyo gihe ari gitoya, kuko igihe kizagera ugatandukana n'abo bantu, bitume ubakunda ku rwego rwiza, bitume ubasura, niba ubaganirize, kuko uzi neza yuko igihe kizagera mugatandukana. Iyo twibwiye yuko tuzahora mu byishimo cyangwa se abo bantu tuzahorana nabo, urumva uvuga uti igihe kiracyahari, niba ari uyu muntu nzaba musura mu myaka iri imbere, ukumva yuko abo bantu muzahorana iteka ryose. Noneho ikindi urumva icya mbere bigufasha ni ugutuma ushobora gukunda ba bantu ku rwego rwiza, ukabaho byuzuye. Noneho ikindi bigufasha, uko wagiye umenyereza ubwenge bwawe n'umutima wawe, nawe ubwawe umenyera yuko abo bantu muzatandukana, iyo bibayeho, cyangwa se n'uwo mubiri wawe kuba uri muzima ushobora kurwara, uko wagiye ubyimenyereza yuko igihe kizagera mugatandukana, bituma uko wagiye ubyimenyereza, bituma noneho niba binakubayeho, ubwenge bwawe bwari bwaramaze kubyiyumvisha. Noneho rero no muri iki gihe waba uri muri ino situwasiyo itakoroheye, cyangwa se waba uri muri ibi bihe bitakoroheye, yongera wibutse yuko igihe ibi bintu byose dufite tutazagumana nabyo, cyangwa se igihe kizagera tugatandukana nabyo. Urumva ibyo ngibyo bizagufasha. Nicyo kintu cya gatatu ugomba gukora. Noneho ahangaha nk'uko twavuze ko kuba wagira umutima ukomeretse ari nk'uko ushobora kugira igisebe cyo ku mubiri, uko igisebe ugikoraho cyane niko gitinda gukira. Ahangaha bakubwira yuko udakwiriye guhora nyine umutima wawe uwushyira kuri wa muntu watandukanye nawe, cyangwa se kuri bya bintu byakubabaje. Niba ari abantu bagusebeje, niba ari abantu bakuvuze nabi, bakugiriye nabi, ntabwo umutima wawe ukwiriye kuba ari ibyo bitekerezo uhorana. Uba ugomba gufata ibindi bintu, ibitekerezo byawe ukabikura kuri ibyo bintu kuri ibyo bintu byakubayeho byatumye ugira umutima ubabaye, ukabikuraho ibitekerezo, ukaba ushobora gutekereza ku bindi bintu. Ntabwo bivuze ngo, ntabwo ndi gushaka kuvuga ngo wa muntu wenda mwibagirwe, kuko kuba wakwibagirwa umuntu ukunda, wenda ni umuntu mwakundanaga mwatandukanye, cyangwa se n'umuntu wabuze, kuba ushobora kumwibagirwa byo ntabwo bibaho. Ubwenge bwacu kuri ino si nta kintu na kimwe dushobora kwibagirwa. Uzarebe n'umwana mutoya ushobora nko kumugirira nabi, ukamukorera ikintu kibi ari umwana, ariko yazarinda aba n'umusaza akajya akureba akibuka ati uriya muntu yankoreye ibi bintu bibi. Kwibagirwa byo ntabwo bibaho. Ariko icyo bavuga ahangaha ni ukuba udakwiriye guhoza ibitekerezo byawe kuri bya bintu byakubabaje, ahubwo ugatekereza ibindi. Noneho ukarushaho no gukomeza kumenya yuko ubu buzima nta kintu na kimwe tuzahorana, cyangwa se
ibintu byose bigera igihe bikarangira. Ibyo ngibyo bikagufasha kuba ugomba kubaho neza muri ubu buzima wishimye, ariko unazirikana yuko igihe kizagera byose tugatandukana nabyo, n'umubiri wawe ukaba udakwiriye kugushuka ngo ukujyane mu ngeso mbi cyangwa se mu bindi bintu bibi byo kwishimisha udateganya ingaruka zishobora kuvamo, kuko uba ubizi neza ko igihe kizagera ugatandukana nawo. Noneho reka nsoze n'iyi nteruro nasomye, iravuga ngo niba ufite umutima ukomeretse cyangwa niba ufite umutima ubabaye, rira, noneho ubabarire, ugire imbabazi nyine, ku buryo nta muntu ufitiye urwango. Niba ari abantu baguye mu kihe cyangwa se niba ari abantu bakugiriye nabi, ubabarire nyine, ugire umutima wo kubabarira, ubabarire. Noneho reka amarira yawe avomere imbuto z'ibyishimo ziri imbere, ziri ejo hazaza mu buzima bwawe. Kubera yuko nk'uko twabibonye, niba aka kanya uri mu bihe bikomeye, ntabwo ari uko nguko, ntabwo uzahora mu bihe bikomeye, cyangwa se ntabwo uzahora ufite umutima ukomeretse igihe cyose. Oya, igihe kizagera haza ibyishimo. Reka rero ya marira yawe ntatume ugira agahinda gakabije cyangwa ngo ube wajya mu bindi bintu bidakwiriye. Oya, reka amarira yawe avomere imbuto z'ibyishimo n'umunezero uzagira ejo hazaza. Numva ari ibyo ngibyo twaganira kuri ino topic yo kuba ushobora kugira umutima ukomeretse. Wibuke gukora subscribe na like aho hasi, kugira ngo tujye tubana muri video zitandukanye turebera hamwe ano magambo yasizwe n'abanyabwenge ba kera mu nyandiko. Dukomeze kubaho mu buzima bwiza bw'ibyishimo. Ciao ciao.